ngukunda niyo ntego mfite nzagukunda ngukundisha imiryango Sorry, give me a smile, 'cause I need to live. Oh baby, yes, then what's up? Njye burundu kuri iyi si nabuze ikintu na kimwe cyantera ubwoba. ako ntukemere nta muntu uba utagira ubwoba. Njye rero sinanakubeshya umva haba ibisimba haba abantu haba na za alien kinana kimwe ntiye ariko buriya n'ibyo umuryango ntubyumve gutyo buriya na papa nta mugabo n'umwe wamurenza amavi kandi se shareshye ugira ngo ari na metero ebyiri afite gusa ndumva wari na gasonga asumba uwanjye gusa n'uwanjye ntiyoroshye gusa nuko agira ubwoba nk'ubw'abandi bantu bose basanzwe. ntureba nkariya jeri iri hariya usibye ko rirata amaboko n'amatuza hariya kuri kubita niyo kwitsamura nta n'umutamiro umva shava hano mubwire uyu muhamagara bireke ugeze ubwoba se nta nubwo ari we nari mpamagaye hapi ntago namugiriye ubwoba umuntu nkuriya ahubwo nyine nuko nanze ko ntamukubitira muri abantu bose bari hano bagahita bamuseka ntabwo byari byiza ku muntu nkuriya wikoreye za abdomino ze gusebera muri aba bantu ako shawa giye ka kwihagararaho kuko hagararaho nihagarara iki wimutumize nkwereke nako sibyo wowe uzamutumiza ahandi hantu hatari ahangaha sibyo ubundi nkwereke abdomino we mbega uruboko umva reka muguhamagare n'umushobora ndo gw'ibihumbi 50. urayampa uyampaye rero kira kintu kingana nka katiripura rero urakimfashe n'icyanyicara kwanze reka ngende namukubitira hariya kugira ngo amaraso atanagutarukira we kubita umuntu mbaza amafaranga nyuma nimbeshyuye uyampe urari imana wange satani uyampe bose mwiriwe nyine nasa napfuye bose hari akadiru nyine nashakaga kudupanga akahe kadiru udakubita umuntu sha waje kurwana nanjye se wakanura igihe ni bizinesi zinzanye nyine uriya ashobora kuba yasaza uriya uri gutinda gukubita umuntu ndagabanya ndetse gutandaburiza ndi kumukanga ndi kumubwira ukuntu ngiye kumurobora wanjye ndaje nkwereke mwana wanabaye kuko wanabaye njyewe se cyangwa njye kuzana abashinzwe umutekano wambabariye kuko waretse ko nkumuta nk'umupagani wambabariye kuko wakoreye impanuka nga satani bose mpamagariye ambilanse urakicaho sha ndaje guhamagarira irondo reka mbanze njye kwivuza gukubitwa gusa ariko ubanza bakurishije n'inzu genda wowe uri imbwa umbwira ngo ntabwo ubugira nkarinda nkubitwa nk'agahene wowe wirutse wowe ugifite n'amenyo yose henge arayikuye nta byawe we nakubonye uretse ariko bari baratabarwa n'Imana tujye kureba mu bantu icyo babaye mwana njye meze nabi ntaho ntacyo tugende bana wasanga harimo n'abo tuzi tukaba twanabatabara tugende ntacyo
kugisa kukiyogoshesha zaro zarafunze dore kiriya gikunda guseka nacyo kitagira n'amenyo guki abantu biyenze ntibajya buriya bari abashenzi bicije bari abantu hasi babuze iki nanjye simbizi singura stop kandi Valentin yarabitubwira ngo hari abantu bafasha ahangaha gusa wari wambwiye ngo ntutinye genda ubatabare ndaje nkwereka katereka nze ncagasuzuguro urongeye guhungana none wapina ninje ngo minire ishati mbona nje guhangana n'abaswa ntabwo ari kwihinira wamugani reka nze ngende nkwereka kusanga abakinga niba bahaye uburenganzira bwo kuciza abantu mu muhanda barangiza mukarenzaho no ko ndaje mbakosora ku buryo n'ubutamusajya mumbona mukisha kusha wowe ninde wagukubise n'uyu nguyu yankubise inshyi ebyiri sore bagukubise bankubise rwose ninde wagukubise gukubise iki uyu nguyu yankubise ikijido uyu muntu uguse gutya ntabwo ari umusivile n'ukuri cyane rwose banza avuye kuri hedikota akaba ari nka koroneri kabisa umuntu twikiye operasiyo badutumiye byumvikana ko bishobora kuba yavuye bukuru ewa naho gutuma bani ntagira umuntu bahohotera namwe muri abantu kwanza ni umuntu atanda nabari kure Yezu na Maria noneho ndi umurambo aho rero mugira akazi keza none se afande wowe ukorera he nyine akenshi ngiye nkunda gukorera i Kanombe ariko ubu ngubu ndi gukorera i Gako afande none se ukora muri batayo njyewe se nkorera muri ekoyi ngo uyihe ubwo ni bikoyi kuko kenshi nakunda kubitinda ubwo nimba atari ekoyi ubwo ni bikoyi akenshi nyine nkunda ngiye ntabwo nkunda kuba ndi mu gihugu akenshi nkunda kuba nibereye Darfur ariko se nkawe uri ahangaha abantu babuze ubatwaza wowe wihagarariye ahangaha cyangwa shaka haza amafaranga dushaka abandi bazajya babyikorera ese uramuzi ubuse se umukarani n'ahangaha hari umuntu utamuzi ahubwo genda giye haraye pa imodoka yabuze abapakije ushaka waza ukagenda ugapakira ukabona y'uwunga kandi ngenda giye burya bwose uri umusivile afande nimurebye ukuntu umunkubise murebye ukuntu umunkubise umva ngiye guhamagara papa kandi ni general mwebwe nimurara mudapfuye ngiye mite mbimuka abo general uhamagaye nabahe mumuritse gato nongere muhamagare icyo basanga ari kiyaduje ongera uvuge tukwerekeze muragakubitwa n'inkuba Action Driving School. Iri shuri ryigisha amategeko y'umuhanda ku bashaka provisoire rikigisha no gutwara ibinyabiziga rimaze kubaka izina kubera abarimu b'abahanga bakunywanisha n'umuhanda mu gihe gito ukaba umushoferi w'umunyamwuga kandi bitaguhenze. Iri shuri kandi ryigisha indimi z'amahanga zirimo Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Waba uri umutangizi waba ugerageza bidatinze ukaba uzizi neza uzididibuza nka benezo. Urifuza kujya imahanga tambuka ukarishya ubumenyi maze cya kizamini cya TOEFL ukimwe nk'amazi. Action Driving and Language School ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako chic etage ya mbere mu muryango 45C. Telefone ni 0787246268. Action Driving and Language School, nyamurangwa n'ibikorwa.